I have cleaned the kitchen. Natunganyije cyangwa se nasukuye igikoni. I have cleaned the kitchen. Kitchen ni igikoni. Bivuze ngo I have cleaned the kitchen, uvuze ngo natunganyije cyangwa se nasukuye igikoni. Kabiri, I have washed the dishes. Nogeje ibyombo. Dishes ukamenya ko bisobanuye ibyombo. Wavuga ngo I have washed the dishes, ukaba uravuze ngo nogeje ibyombo. Hanyuma hari dishes uhashyize clothes bivuze imyenda, waba uvuze ngo nameshe imyenda. I have washed the clothes. Nameshe imyenda. Kuri gatatu, I have vacuumed the carpet. Ni nko kuvuga ngo nakoropye cyangwa se nahanaguye nyine itapi. Murabizi twese mu mazu yacu muri salo tugiramo ama etapi cyangwa se mu byumba byacu tugiramo amatapi. Bivuze ngo I have vacuumed the carpet. Ni nkuko umuntu mu Kinyarwanda avuga ngo nakoropye itapi, ariko iyo bakoresheje vacuumed baba bakoresheje ibyuma byabugenewe nyine bakayivacuuminga, bakayihanagura neza, cya cyuma kigenda kigakuramo ivumbi nyine. Urumva ko byose n'ubwoko bwo kuyimesa, kuyitunganya, kuyisukura nyine. So kuri kane, I have done the laundry. Kuvuga ngo I have done the laundry ni nko kuvuga uti nasoje kumesa. Akiyo ukoreshe laundry uba nukumesa bya kizungu nyine, kumwe washyize imyenda mu cyuma kimesa ukayimeseramo. I have done the laundry, nasoje kumesa cyangwa se nyine nameshe bisanzwe. So buri munsi amasomo adufasha kumenya kuvuga Icyongereza, yaba igihe turi mu mahanga, igihe turi mu Rwanda, igihe turi mu bucuruzi. Icyongereza kigiye gitandukanye. Making sure ko wakoze subscribe kugira ngo tuzagira isomo na rimwe rigucika, cyane ko tunyuza amasomo y'ingenzi mu rurimi rw'Icyongereza mwese mumaze kubimenyera. So turaza gukomeza n'interuro ya gatanu. Interuro ya gatanu iravuga ngo I have mopped the floor. Iriya nteruro iravuga ngo namaze gukoropa. Floor ni hasi kuri sima, ku makaro. Floor nyine ni hasi. To mop ni ugukoropa noneho ukoresheje rakireta, pana gukoresha ibyuma byabugenewe cyangwa se ibyuma by'abazungu. Ni ugukoropa ushobora kuba wakoresheje rakireta cyangwa wakoresheje torosho, byose ni to mop. Bivuze ngo I have mopped the floor, bivuze ngo namaze gukoropa hasi. Hanyuma interuro ya gatandatu iravuga ngo I have made the bed. Namaze gusasa cyangwa se gutunganya uburiri. I have made the bed. Uyu munsi nabategura interuro zo mu buzima busanzwe mu rugo, nizo nabateguriyeho, nizo turi kugenda turi. Niyo mpamvu murazi kubonamo ibintu byo mu rugo cyane. So bivuze ngo I have made the bed, uvuze ngo namaze gusasa. Karindwi, I have ironed the clothes. Namaze gutera ipasi cyangwa se namaze gutera imyenda ipasi. I have ironed the clothes. Namaze gutera imyenda ipasi. Hanyuma umunani, I have taken out the trash. Imyanda nayisohoye. I have taken out the trash. Imyanda namaze kuyisohora. I have taken out the trash. Imyanda namaze kuyisohora. Muraza kunyemera tugere ku 9, aho dufite interuro ivuga ngo I have watered the plants. Namaze kuhira ibimera. I have watered the plants. Namaze kuhira ibimera. Hanyuma ku 10 dufite interuro ivuga ngo I have fed the cat. Namaze kugaburira ipusi. I have fed the cat. Namaze kugaburira ipusi. I have fed the cat. Namaze kugaburira ipusi. So noneho ubu ngubu tugiye kureba ku nteruro z'ibijyanye n'icyo twita cooking cyangwa se guteka. Turaza kugera kuri 11. Kuri 11 dufite inavuga ngo I have cooked dinner. Bivuze ngo namaze gutegura ifunguro rya nijoro. I have cooked dinner. Namaze gutegura ifunguro rya nijoro. 12. I have baked a cake. Namaze kubakinga no gushyira nyine gukora ibintu mu ifuru. Namaze nyine gukora cake. Gukora cake nyine kumwishyira mu ifuru tubyita kubakinga, to bake. I have baked a cake. Namaze kotsa cake. Reka tuvuge kotsa. Yes, dukoresha ijambo kotsa. I have baked a cake. Namaze kotsa cake. 13. I have prepared breakfast. Namaze gutunganya ifunguro rya mu gitondo. I have prepared breakfast. Namaze gutunganya ifunguro rya mu gitondo. Hanyuma nyuma yo kuvuga ngo I have prepared breakfast, ushobora no kwivugira ngo I have prepared lunch. Namaze gutunganya ifunguro rya saa sita. I have prepared
lunch, namaze gutunganya ifunguro rya saa sita. Ushobora no kuvuga ngo I have prepared dinner, namaze gutunganya ifunguro rya nijoro. Hanyuma 14, I have boiled some eggs, namaze gutogosa amagi, cyangwa ni ngombwa ngo hari amagi namaze gutogosa. I have boiled some eggs, hari amagi namaze kugira ute, hari amagi namaze gutogosa. So turaza kugera kuri 15 aho dufite intero ivuga ngo I have eaten all the fruit, namaze kurya imbuto zose, cyangwa se nariye imbuto zose. I have eaten all the fruit, nariye imbuto zose. Hanyuma tugeze mu bijyanye na cleaning and organization, gusukura no gushyira ibintu ku murongo. Yego, turaza guhera kuri 16 aho dufite intero ivuga ngo I have organized my closet, ni nko kuvuga ngo akabati kanjye namaze kugashyira ku murongo. Kumwe ushobora kubyuka ukajya mu kabati, amatasi ukayashyira ukwayo, ibikombe, amaparasitike, ibiyiko, amafoka, amarushe, byose ukabishyira ku murongo. Ushobora kuvuga ngo I have organized my closet, namaze gushyira ku murongo cyangwa kuorganiza nyine akabati kanjye. So ariko closet ushobora gukoreshwa ku kabati tubikamo ibyombo cyangwa se garde-robe aho tubikamo imyenda, ukagenda ukakura imyenda itameshe, imeshe ukayizinga neza ukabishyira ku murongo. Nabyo byakoreshwa kuri ntero uri kuvuga ko amaze gutunganya garde-robe yawe, imyenda yashyize ku murongo. So closet ushobora kuba akabati k'ibyombo cyangwa se ak'imyenda. 17, I have dusted the shelves, I have dusted the shelves. Shelves ushobora kuba ari amashyiga, ari amashyiga ya kijyambere, ukayadustinga ukaba ari ukuntu ari ikimashini bita compressor. Abantu mufite amamashini akunda kujyamo ivumbi murabizi, ukoresha compressor urikuramo, kirahuha, gihuha kigarura umuyaga ugakuraho ivumbi. So nabiriya ni nk'uburyo bwo guhanagura amashyiga ukoresheje compressor. 18, I have wiped the windows, I have wiped the windows, ni nko gufata agasome ugahanagura amadirishya. Ubwo ni nko wangu namaze guhanagura amadirishya. Hanyuma 19, I have arranged the books, namaze kwaranja ibitabo, ni nko kubishyira ku murongo ukabikura mu kajagari. Ibya physics ukabishyira ha physics, ibya history ukabishyira ha history. Mbese nko muri library murabizi abantu bagiye gusoma ibitabo usanga bijagaraye, iyo byarenjinze ubu bisubije ku murongo. Rero umuntu yavuze ngo I have arranged the books, abavuze ngo ibitabo namaze kubisubiza ku murongo. 20, I have found the missing key, I have found the missing key, I have found the missing key, namaze kubona urufunguzo rwari rwabuze. I have found the missing key, namaze kubona urufunguzo rwari rwabuze. So turaza kugera ku byitwa technology and activities, ibijyanye n'amatekinoloji, ikoranabuhanga nyine. Ubwo tugeze mu ntero z'ibijyanye n'ikoranabuhanga. 21, I have watched a movie, namaze kureba filime. A movie bivuze filime. I have watched a movie, namaze kureba agafilime. 22, I have worked from home, nakoreye imuhira. I have worked from home, nakoreye imuhira. 23, I have charged my phone, namaze gucomeka telefone yanjye. I have charged my phone, namaze gucomeka telefone yanjye. 24, I have printed all the documents, I have printed the documents, namaze guprintinga amadokima. I have printed the documents, namaze guprintinga amadokima. 25, I have listened to the news, namaze kumva amakuru. I have listened to the news, namaze kumva amakuru. Turaza gukomezanya n'ibijyanye na relaxing and daily routine. Ubwo ni ibijyanye no kuruhuka ndetse na bya bintu dukunze gukora mu buzima bwacu bwa buri munsi byisubiramo, ari byo twita daily routine. 26, I have taken a shower, namaze koga. 27, I have had a nap, namaze kuruhuka nyine ni nko gusinzira iminota nka 40 cyangwa se amasaha 2. I have had a nap. 28, I have read a book, namaze gusoma igitabo. I have read a book. 29, I have done yoga. Yoga nubwo bwa siporo abantu bakora bigorora, abenshi banabukoresha baruhuka mu mutwe nk'uburyo bwa meditation. I have done yoga. 30, I have brushed my teeth, namaze kuborosa amenyo yanjye. I have brushed my teeth, namaze kuborosa amenyo yanjye. Ahangaha dufite izindi ntero zivuga ngo family and guest, intero zerekeye
ku muryango ndetse no ku bashyitsi. Niba ushaka kuguma kuziga nazo ukazimenya, kora subscribe, uzazibona mu isomo ry'utaha. See you then.